Nongeye kubasuhuza inshuti z'ibinyabuzima TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'amaso yawe, uburyo yahindukamo umweru. Akenshi abantu bajya bakunda kugira amaso atukuye ntamenye impamvu yabiteye cyangwa se icyatuma amaso ye asa umweru. Uyu munsi rero tugiye kubaganirira icyatuma amaso yawe asa umweru n'ibyo wakwirinda kugira ngo amaso yawe ahore ari mazima ndetse nta cyatuma amaso yawe atukura. Kora subscribe ku Binyabuzima TV ujye ubasha gukurikirana amateka y'ibinyabuzima buri munsi ndetse n'izindi nkuru tuzajya tubagezaho buri munsi. Ntibagirwa gukanda iyo nzogera kugira ngo inkuru zijye zikugeraho ku gihe. Ikintu cya mbere gishobora gutuma amaso yawe yatukura ni ukumara umwanya munini imbere ya mashine cyangwa muri telefone umwanya munini. Mu gihe wumvishe amaso atangiye kuzana amarira, jya ufata umwanya wo kuruhuka kugira ngo ubashe kuba wagira amaso y'umweru. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma amaso yawe yatukura ni ugufata itabi. Burya abantu banywa itabi bituma nabyo amaso yawe ashobora kuba yatukura, ariko iyo uriretse amaso yawe arongera akaba umweru. Indi mpamvu ya gatatu ishobora gutuma amaso yawe yatukura ni ukunywa agatama cyane igihe kinini cyane. Guhora unywa inzoga buri munsi nturuhuke nabyo bishobora gutuma amaso yawe yatukura. Ibyiza rero bisaba ko ufata agatama mu gihe gikwiriye ndetse rimwe na rimwe ukaba wanywa n'amazi kugira ngo umwanda ube wava mu maso. Ku badamu rero ho, mu gihe uvuye gutembera cyangwa se uvuye mu kazi, biba byiza mbere yo kuryama yuko ubanza ukikuraho icyo bita makeup cyangwa se ibituma ubwiza bw'umubiri bubaho. Biba byiza rero yuko ukaraba neza mu maso ukaryama wabikuyeho, kuko nabyo bituma amaso yawe umweru. Kuko rimwe na rimwe hari igihe bishobora kuba byajya mu maso ugasanga amaso yawe nayo yatukuye. Mu gihe rero ugiye kuryama, biba byiza yuko umara ibitotsi kugira ngo amaso yawe adatukura. Biba byiza rero ko uryamira igihe ndetse ukamara amasaha yabugenewe yo kuryama, kuko buriya biba byiza iyo uryamye hagati y'amasaha 6 n'7. Iyo umaze ayo masaha bituma amaso yawe ashobora kuba yaba umweru. Rero iyo wabuze ibitotsi cyangwa wagize ikindi kibazo kituma utamara ibitotsi neza, nabyo bishobora gutuma amaso yawe adasa umweru. Biba byiza rero yuko waryama amasaha byibura hagati ya 6 n'7, nabyo byatuma ushobora kuba wagira amaso y'umweru. Hari bimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha kugira ngo amaso yawe akomeze kuba yaba umweru. Ushobora gufata uduce 2 twa konkombure dutoya ukaturambika ku maso, then ukamara iminota 30 tukuriho uhumirije. Ibyo byagufasha gutuma amaso yawe ahora ari umweru. Ikindi kintu rero gishobora kuba cyagufasha kugira ngo amaso yawe abe umweru ni uko wakwikora sauna ku giti cyawe y'amaso. Ikintu ushobora kuba wakora, ushobora kuba wafata amazi ashyushye then ukipfuka ikiringiti. Uriya mwuka iyo ugiye mu maso utuma woza amaso akaba yaba umweru. Byibura bisaba ko wabikora nka 3 mu cyumweru, nabyo bigufasha kugira ngo amaso yawe ahore asa umweru. Murakoze rero inshuti z'ibinyabuzima TV kwa mwakurikiranye kino cyegeranyo twabakoreye ku bijyanye n'amaso yawe kugira ngo ahore asa umweru. Ikindi kintu rero twababwira nuko ibi ngibi ni ku bantu batarwaye amaso, kuko ku bantu barwaye amaso ho bishobora guterwa n'izindi mpamvu zabo, kuko impamvu ziba ari nyinshi ziba zitandukanye. Ariko ku bantu batarwaye amaso, biriya bintu twaberetse haruguru nibyo bintu ushobora kuba wakurikiza kugira ngo amaso yawe azajye ahora ari umweru.
ukore rero subscribe ku Binyabuzima TV ujye ubasha gukurikirana amateka n'ibindi bintu tuzajya duhora tubagezaho bya buri munsi. Ntibagirwe gukanda n'iyo nzogera kugira ngo inkuru yose dukoze izajye kugereraho ku gihe. Murakoze. Njye bibagezaho ni Hakim.